amahoro y'Imana akomeza abari namwe nshuti bavandimwe mwe mudukunda umunsi ku wundi mwe mwadukunze bitewe n'akazi kacu dukora ka buri munsi bitewe na filime tugenda tubagezaho nyinshi zitandukanye. Iyi saha nagira ngo mbabwiye ko mbakunda by'umwihariko mbakunda mwe mudukunda mwe mudukurikira mwe murebe ibyo dukora igihe cyose twamaze tubagezaho filime dukora zose. Ntago nje kubabwira wenda byinshi bitandukanye, nje kubashimira ntacyo mfite cyo kubaha, ntacyo mfite nababwira, gusa icyo nabwira ijambo riri ku mutima nawe ngo mwarakoze kumba hafi, mwarakoze kunkunda, mwarakoze kunyereka urukundo, mwarakoze kutwereka urukundo twese muri rusange, mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze ukanda subscribe kugeza abantu dufite ibihumbi 70 ingahe birenga hafi 70. Mwarakoze, Imana yo mu ijuru izaba duhere umugisha. Muraba agaciro kuri twe, turabakunda. Kuri iyi nshuro nagira ngo mbabwire yuko filime Gashugi yarangiye. Ntago muzongera kuyibona ukundi, ntago muzongera kuyibona. Gusa ibice byari bihari ngira ngo mwarabibonye, niho twasoreje. Nuvuga ngo irangiye kuri season ya 9 episode ya 26 nkuko mubibona. Nagira ngo nshimire by'umwihariko buri mukinnyi wese wagaragaye muri iyi filme kuva itangira kuba imaze imyaka 4. Umukinnyi wese wayikinniyemo n'uw'agaciro kuri ngewe. Ndabubaha, ndabakunda, kuva ku mukinnyi kugeza ku mutekinisiye w'abarayikoze uwo ari we wese, ari abaduhaye location, ari abakoze buri kimwe cyose. Ndashimira benshi batandukanye. Ndashimira Inkamiye Ange cyangwa se Hasoni waduhaye location, warakoze, Imana izaguha umugisha. Ndashimira Tony cyangwa se Coconut, warakoze, Imana izaguha umugisha. Ngashimira Hotel Tech, warakoze, Imana izaguha umugisha. Ngashimira Mama Devin, warakoze, Imana izaguha umugisha. Ngashimira abaturanyi banje navuga ngo bo tubana mu gipangu umunsi ku munsi. Ngashimira famille yanjye, ngashimira inshuti n'abavandimwe nabo nibutse kuba nashimiramo hano. Navuga ngo mwarakoze Hotel Tech, mwarakoze umunsi ku munsi, ko turakorana umunsi ku munsi. Mwarakoze, Imana izabaho umugisha. Umuntu wese wadusapotinze uwo ari we wese, kuva kuri ba Savion kugeza kuri ba Dieudonné, kugera kuri ba Alexander, abantu benshi kugeza kuri ba 6B, abantu benshi batandukanye mwaradufashije. Mwaduhaye support, mwaduhaye ibitekerezo, mwaduhaye ufasha ubwo rwose, mwaduhaye. Imana izakomeze ibaduhera umugisha. Umukinnyi rero urimo hano wese witanze kugera ku myaka 4 kugeza uru rugendo tukaba turangije iyi filime, mwaritanze. Igisigaye no kuzicana nkabashimira by'umwihariko. Icyo ntari mfite, icyo ntabahaye, nicyo ntari mfite. Icyo nari mfite twaragisangiye, nicyo mwabonye. Ubushobozi nari mfite ni buriya mwarabubonye. Icyo nakuyemo twaragisangiye, ntago nigeze mbigisambo cyangwa ngo ngire icyo mbima. Ndabashimira by'umwihariko, mwarakoze. Abakinnyi mwarakoze, ndabashimye, mwarakoze by'umwihariko. Imana ibaha umugisha, mwarakoze. Kuri iyi nshuro rero ntago tuzabicisha irungu. Guhera ku wa mbere ejo bundi turabagezaho filime tumaze imyaka 4 twandika. Ni filime maze imyaka 4 nandika yitwa Umuntu. Ni filime nziza kugira ngo tubere ku rukundo. Episode ya mbere izaba ifite iminota irenga 55. Ni filime iryoshye, imeze neza, irimo ubuzima bugaragaza umuntu uwo ari we, irimo inkuru igaragaza uko umuntu ari we. Ni inkuru izaba ishingiye ku nkuru mpamo. Ni filime mutigeze mubona muri Rwanda, mutigeze mubona n'ahandi. Ifite story nziza, amashusho meza, team technique nziza, ahantu heza hatandukanye twayikoreye. Navuga ngo mutobara urukundo mwaturetse kuri filime Gashugi, Umuntu muzatwereka urukundo. Ntago tugiye, tuzakomeza tubahereza ibyiza, turabakunda, tuzabaha ibyiza byimazeyo, nicyo tubereyeho. Ndabakunda by'umwihariko, nzakomeza mbaha ibyiza, nzakomeza nimwe nkorera. Aho muzajya mugira ikibazo mujye mumbwira ngo byibuze hano harimo ikibazo, tugikemure nk'abantu. Aho haba hariho nimero zanjye, nimero yanjye nk'ubusanzwe, nimero nkoresha kuri WhatsApp ni +250 72 54 0001, cyangwa se ikimenyetso cyo guteranya 250 728 54 031. Iyo nimero wajya umpa ibitekerezo katwandikira, niyo nkoresha kuri WhatsApp no guhamagara rimwe na rimwe. Ariko iya MTN nkoresha nayo ni 0788 54 tukabana umunsi ku munsi. Ndabakunda. Icyo nshaka kugira ngo mbabwire, mukunde filime tugiye kubagezaho Umuntu. Mwaradushyigikiye,
mwaduhaye ibitekerezo. Ntabwo twifuje ko filime yarangira, ariko ari igihe ubona filime ukabona ko ari ngombwa kugira ngo irangire kugira ngo nta kitagira iherezo, ariko kubera ko hari n'abantu baturipotinze ngo twakoreshe umuziki w'abandi, copyright batureka strike n'iki, ntibizabatungure kuwa mbere, kubera ko strike zimaje kuba ebyiri. Ntabwo twifuza ko haza strike ya gatatu, kandi mu gihe turi mu gihano cy'amezi 3, ntibatungure filime kuwa mbere mugiye kuri channel ya Shafi Films, ntimugireho filime Gashugi mubona, ahubwo mugasangaho filime umuntu. Bitavuze ko ayo mezi 3 narangira filime Gashugi tuzayibagarura nk'ibisanzwe, ariko kuri iyi nshuro murebe filime yitwa Umuntu, muyikunde. Ni filime nziza umuntu, ndifuza ko mwese muzayikunda kandi mukayisangisha inshuti zanyu. Turabakunda, nimwe dukorera. Nongere mbisubiremo, iyo hataba mwebwe ntago tuba tugeze aho tugeze kuri iyi saha. Ndashimira buri mukinnyi wese dukorana umunsi ku munsi, ndashimira buri muntu wese witanga, ndashimira abakinnyi turi gukorana bitanga muri filime Umuntu. Navuga ngo ibyiza biri imbere, ndabakunda. Kuwa mbere mbararikiye filime yitwa Umuntu, muzayikunde. Mwarakoze kudushyira muri filime Gashugi, mwarakoze kudushyira buri kimwe cyose. Ubu kuri inshuro tifuza ko mutwereka urukundo kuri filime yitwa Umuntu. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, mukande subscribe kugira ngo ujye bagiraho igihe izagiza kuwa mbere no kuwa kane, kabiri mu cyumweru, niko tuzatangira tuyibahereza kabiri mu cyumweru. Noneho then nyuma yaho tujye tuyibaha gatatu, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, kugeza iyo nazajya bahera buri munsi. Ntago tubizi, gusa ndabakunda, ndabazirikana, mbahoza ku mutima, ndabubaha mu nshuti zanjye. Muri abafana beza, mukomeze mugire ibihe byiza, mudukunde, ndabakunda. Ibyiza biri imbere. Bye bye, thank you so much.